Ngabanwe buriya ngo agato karakura, umunyarwanda yaciye umugani awuca neza kandi buriya ngo yari afite nk'icyawuciriye. Tugarutse rero muri filime yacu Love and Attention, filime nziza cyane, filime iri gukundwa cyane hano hanze rwose, filime irimo uwo bita nka Inkindi Aisha muramuzi, ni umukinnyi wa filime nyinshi, Cedric muramuzi, Jazira, filime nyinshi rero kugeza na n'ubu rero kuri episode ya 13 aho filime igeze isohoka. N'urujo kuri iyi filime twakwibaza etesi iyi filime ni ibiki bizayiranga cyangwa se ni ibiki bizayizamo, ko iyi filime mubona ari akajisho cyangwa se ari icyo twakwita amayobera. Iyi filime rero uko yatangiye murabizi, twayitangiranye mwese inshuti zanjye, abafana banjye, uko mumurikira kuri iyi filime kuri channel yacu mukunda cyane, abo twayitangiranye murabizi. Ni filime nziza yatangiye cyane, ikunzwe cyane, aho yatangiye uyu mukozi rwose Cedric aje gukora mu rugo rwa Aisha ari mabuja we, ariko aza kwibana na Jazira, birangira Jazira yikundaniye n'uyu musore rwose. Aisha aza no kubirakariramo, nyuma yaho yaje Aisha yanga uno musore, gusa yageze aha ngaha abona ko umusore ari boga arafatika. Aisha birangiye amwimariyemo, asanga umusore yikundanira na Jazira. Gusa kuri episode ya 13 aho bigeze aha ngaha n'uruca abana, uwankurikiye ndagira ngo mbaze mubwire ngo kanda subscribe kujya tuziho umunsi ku munsi nk'ibisanzwe, cyangwa se nk'uko munkunda, umbwire muri comment ukuntu ubibona, ubundi reka nze turambure ino filime yacu nk'uko mubizi, nk'uko mubona iri gusohoka kuri iyi seri cyangwa se kuri iyi channel yacu mukunda cyane. Reka rero nongere mubwire ati aho uri Imana ituma umeze neza, kandi nimba utanameze neza arabigenza neza. Twihuse rero cyane turebye kuri filime cyangwa se ino filime Love and Attention series ya Inkindi Aisha, ibintu byayiranze murabizi ko twatangiye uriya musore aza gusaba akazi kwa Inkindi Aisha, agasanga Aisha yibanira n'uriya mukobwa Jazira. Nyuma yo kuhagera rero yakoze akazi ke neza, birangira aganiye na Jazira, Jazira amwereka umutima w'urukundo. Nyuma aho Aisha nawe nta kibazo yamuganirizaga neza, gusa Jazira birangira akundanye na Cedric. Nyuma gato episode yagiye asohoka guhera ku ya 3 kugeza ku ya 8, Aisha yabirakariyemo na Jazira, bagenda babipfa gutyo. Gusa birangira urukundo n'ubundi bavuga ngo urukundo ruraganza, urukundo rwa Cedric na Jazira rurakomeza gake gake. Gusa Aisha akagenda abyitambikamo ashaka nk'ubyica kugira ngo urukundo rwabo ruhagarare. Gusa Imana igenda ibafasha gake gake, bagenda babicamo kandi bagira ngo bamenya ko Cedric Jazira agendaga abibona yuko ukuntu Aisha afuhira uwo muhungu yaba asa nkaho nawe amukunda. Nyuma aza kubimenya ko rero Aisha nawe akunda uno musore. Gusa n'ubundi nta kintu byatanze, nyuma yuko n'ubundi bagomeje kwikundanira nk'abantu bakundana. Aisha aza kugira aho ngaho azana na mama wa Jazira kugira ngo mama Jazira amubwire ati ajye ku ishuri, gusa bibi yanga. Muri episode rero isohotse none aka kanya rwose saha izi ngizi, birangiye rwose n'ubundi Jazira na Cedric bari mu bihe byiza by'urukundo cyane. Naho Aisha nawe asohotse rwose asanga hanze rwahanye inkoyoyo, nyuma yo gusohoka akabitera amaso, agahinda kakamwica akipfuka mu maso. Bitumye rwose birangira abwiye nabi na Cedric. Urayikurikira filime kuri Inkindi Aisha TV, abwiye nabi Cedric, birangira Cedric asubiye mu kazi ke. Naho ibindi byaranze ino episode isohotse none aha ngaha rwose, uwo mwamenye kuri Mugande, umukinnyi wanyu mukunda cyane, cyangwa se umukinnyi wa comedy cyangwa se umukinnyi wa filime, akoza agashya nyuma y'uko asohokanye na sheri we. Gusa ariko barangiye batishimye neza nk'uko bari bagiye babipanze. Iyi ni filime rero muri gukunda cyane, ni filime dufatanyije kureba, nanjye muzi ko nkunda cyane, kandi njye akarusho ndanabakunda namwe, kuko filime imaze gusohoka murabizi mpita mbakorera icyo twakwita nk'isesengura ry'icyo kiganiro cyangwa se ry'iyo filime. Nyuma yaho rero iyi filime isohotse musema nkora ikiganiro aka kanya tuvugana, murabizi ko mbakunda cyane, kandi namwe murabizi ko munkunda, njye ndabizi ntabwo mbishidikanya, kuko urukundo mungaragariza ni urw'agaciro, kandi muba mubinyereka mu ma comment, mu bintu byinshi bitandukanye, mu bikorwa munkorera, ni iby'agaciro kandi ni ibyo gushimirwa. Mbashimira mbikuye ku mutima rwose. Nyuma aho maje kugira abasabu bangana kuriya, ni ukubera urukundo rwanyu. Naho ukigeraho ukiri mushyashya, nakubwira ngo kanda subscribe. Wowe rero ukibona iyi film episode ya 14 kuri Love and Attention, wanyandikira muri comment umbwira ati njye ndabibona gutya. Njye kuni filime mbibona, nkunda kubivuga amafilime menshi. Iyi filime mba nizarangira umukobwa umwe aroze undi, usaba pfura umukozi w'umuhungu kandi yaraje aje kwikorera akazi. Mbwira uko ubyumva muri comment rero, ndamubwira ko najya mbamarira umwanya, ahubwo numa nawe ujya mu byo nanjye ngatuma njya mu bindi nkora. Nakubwira ati reka duhure muri video zitaha. Ciao ciao, ibihe byiza, ndabakunda, reka duhure.